Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Pastor Yakabumbye Etienne. Nkorera umurimo w'Imana muri ADPR. Ni muri paruwasi ya Rundoyi, itorero ni rya Gasovu, ururembo n'urwa Rubavu. Ni mu karere ka Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 43, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Handitswe iri jambo ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo kandi akakubumba we Isirayeli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Umurongo wa 2, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Umurongo wa 3, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera w'Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa w'inshungu, Etiyopiya n'Iseba ntatanze ku bwawe. 4, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Imana idufashe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo, nituboneka ko turi inkoramutima ku Mana, Uwiteka azaturengera. Tuzaca mu muriro ntituzashya, tuzaca mu migezi ntabwo izadutembana. Uwiteka azaba ari kumwe natwe, ariko ari uko twamubereye inkoramutima. Kuko ijambo ry'Imana turarisomye ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera w'Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa w'inshungu, Etiyopiya n'Iseba ntatanze ku bwawe. Umurongo wa 4, ngo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ndagira ngo mbanze nsenga Imana kugira ngo ibe mu ruhande rwanjye, kuko njye ubwanjye ntacyo nshobora gukora cyatuma imitima y'abanteze amatwi ihemburwa Uwiteka atari kumwe nanjye. Imana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu, ndagushimira ijambo ukunze ko nsoma, ngusabye imbaraga zo kurisobanura uko bikwiriye, imitima y'abanteze amatwi ikabasha guhemburwa naryo. Ube hafi yanjye, umwuka wawe wera, umwuka wawe wera aboneka ari umuyobozi, kuva ntangiye kugeza nsoje, ubone kuri uwo kubahwa, njye mboneke ndo gucishwa bugufi. Icyubahiro kibi cyawe nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana turarisomye, aho Uwiteka ahumuriza Isirayeli, ariko Isirayeli uvugwa akaba atari Isirayeli ku bwoko, ahubwo ni Isirayeli washoboye kuba inkoramutima ku Mana. Kuko bigaragara ngo umwisirayeli utari inkoramutima ntabwo Imana ishobora kumuha agaciro, nuko ari umwisirayeli. Umwisirayeli witwaye nabi ntashobora kunezeza Imana. Akaba ariyo mpamvu dusoma hariya mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 10 umurongo wa 5, hatubwira ngo, ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye,
navuga ko abenshi muri bo batabaye inkoramutima. Iri jambo ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Iri jambo muri Bibiliya y'Igifaransa rivuga ngo mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désir. Puisqu'ils périrent dans le désert, plutôt. Et j'espère que vous me suivez. Iri jambo mu Gifaransa ndarisubiramo aho rivuga ngo mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Nuko rivuga ngo ariko umugabane wabo munini, igice cyabo kinini ntabwo cyanejeje Imana, niyo cyatumye barimbukira mu butayu. None uraryumva ute mwene data? Bigaragara ngo Abisirayeli bose siko bari inkoramutima. Ariko dusomye iri jambo ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya, kuko naguhamagaye mu izina ryawe, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, wera w'Isirayeli, umukiza wawe. Arakomeza ati nagutangiriye Egiputa w'inshungu, Etiyopiya ni Seba ntatanze ku bwawe. Ariko agiye kugaragaza impamvu yitaye kuri Isirayeli, avuga ati kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo cyatumye, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ndibuka ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka turi kurangiza wa 2025, hari ku itariki 3 z'ukwa mbere, hari kuwa gatanu, nibwo nagiye muyerekwa. Imana iransanga irambwira ngo nyamara abantu baramutse banyubashye, hari imigambi myinshi mibi nagamburuza, hari n'inama nyinshi mbi nakubika. Abantu baramutse banyubashye, kandi bigaragara ngo abantu bubaha Imana niho bashobora kubera Imana inkoramutima. Abantu bayubaha, bazi igitinyiro cyayo, bazi ko baremwe nayo, bazi ko ariyo ibeshaho kandi gakuraho. Kariyo mpamvu witwa Dawidi wari umwami, wari ufite ingabo, akagira intwaro, atigeze ashyira imbere ingabo, nta nubwo yashyize imbere intwaro, ahubwo yashyize imbere Uwiteka wamuremye. Nibwo yavuze ati nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, ati kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Maze ageze ku murongo wa 9, Zaburi ya 16 umurongo wa 8 n'uwa 9. Ku murongo wa 9 aravuga ati nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, ati kandi n'umubiri wanjye nawe uzagira amahoro. Uwiteka dufashe cyane. Ba Kristo bene data, turasabwa kuboneka nk'inkoramutima ku Mana. Inkoramutima ni umuntu umeze ate? Ndashaka kuvuga umuntu w'inkoramutima. Inkoramutima ni umuntu ufite icyizere, ni umuntu udakekwaho ingeso mbi, ni umuntu bega w'umwizerwa, umeze nk'uwo tubona hariya muri Nehemiya igice cya 7 umurongo wa 2, aho dusanga handitswe iri jambo ngo nuko mwene data Hanani na Hananiya umutware w'igihome, ubutware bw'i Yerusalemu, ngo kuko yari umuntu wo kwizerwa kandi arusha benshi kubaha Imana. Urumva nyine yari umuntu wo kwizerwa, arusha benshi kubaha Imana. None Uwiteka ari kuvuga ati abantu baramutse banyubashye, ntabwo avuze ngo baramutse babaye mu idini n'iyi, si ubwoko ashaka bamwubaha, ntabwo ashaka
ngo umuntu uri mu gihugu iki n'iki ashaka abamwubaha aho baba bari hose, idini baba barimo yose, baba abazungu baba abirabura, bakaba bubaha Uwiteka. Ashobora kubabera ingabo akabarengera. Umwanditsi wa Zaburi ya 33 umurongo wa 18 na 19 aravuga ati, dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, abo nibo nkora mutima k'Uwiteka. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Bwoko bw'Imana munteze amatwi, cyangwa uyu munsi wa none nkaboneka mu nkora mutima z'Uwiteka. Ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, ngo bigaragara ngo abubaha Uwiteka nibo nkora mutima, nibo nkora mutima ze. Ntabwo ari idini. Imana igufashe kunyumva neza. Dahagarara ku idini, kwibwira ngo ibyo byakugira inkora mutima. Dahagarara ku bwoko bwawe, isura yawe, ubugufi cyangwa uburebure, ntibwakugira inkora mutima ku Mana. Keretse kuba wubaha Uwiteka ugakora ibyagushakaho, waba ugira amahirwe unteze amatwi. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo witwa Hananiya, kugira ngo Imana imutoranye imugire umutware w'i Yerusalemu, imuhe ubutware bw'i Yerusalemu. Ngo yari umuntu wo kwizerwa kandi arusha benshi kubaha Imana. Umuntu wo kwizerwa rero ndashaka kubabwira ariwe nkora mutima. Inkora mutima ntago bashyiraho ingenza. Muturebe ibyo akora, murebe uko amera. Ubashyiraho ingenza n'uwo bakeka amababa, n'uwo badafitiye icyizere. Niwe bashyiraho ingenza. Ariko umuntu udafite icyo umukekaho, umwizerwa, ntiwakwirirwa uvuga ngo mujye kureba ukuntu akora, ugenzure neza, urebe niba ibyo avuga ari ukuri. Oya, afitiwe icyizere n'inkora mutima. Imana idufashe cyane. Umuntu w'inkora mutima ni ukuvuga ngo ni umuntu usiga mu nzu yawe, ugasiga ikinguye inzugi zose, ariko wagera hirya wakwibuka ko utakinze, ukumva nta mutima uhagaze ugize, kubera ko wowe wasize mu rugo rwawe ni umwizerwa, nta kibi umukeka. Ariko yari wa wundi udafitiye icyizere, umutima utangira guhagarara. Ubuse Mana, inzu ntakinze, ndasanga imeze ite? Uriya muntu ko bavuga ngo ateye atya, ko bavuga ngo ateye gutya. Mwene data unteze amatwi, urasabwa kuba inkora mutima. Mana idufashe cyane. Urasabwa kuba umwizerwa nka Danyeli. Ngo abanzi be cyangwa abakuru bashatseho impamvu yatuma aseba, impamvu bakayibura, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Danyeli. Danyeli igice cya 6 uhereye ku murongo wa 2 ukageza ku murongo n'ubundi wa 10. Icyakora umurongo wa 2 n'uwa 3 ndetse n'uwa 4, Bibiliya itubwira ko Dariyo ngo yashatse kugaba igihugu cye, kukigabanyamo imigabane 120 kugira ngo ayigabire abantu. Ariko Bibiliya ikatubwira ku murongo wa 3 ngo ariko Danyeli arushaho gutona, aratona cyane ku mwami. Kubera iki yatonye cyane ku mwami? Ngo nuko yari umwiringirwa kandi ntabemo n'amafuti. Nyamara Danyeli yatonye ku mwami atari umwene gihugu, ari umunyagano wo mu Bayuda, ariko yari umwiringirwa, ntabonekemo n'amafuti cyangwa igicumuro. Yesu nadufashe cyane. Umwuka mwiza cyane ngo yari muri we. Nuko byanditse ngo kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ngo ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Maze bibaye gutyo rero, abatware bakuru n'abatware b'intebe ishyari rirabarya, bumva babajwe nuko Danyeli yatonye ku mwami ari umunyagano. Nuko bamaze kubabazwa nuko yatonye ku mwami, bagira ishyari, bashaka impamvu yamwicisha. Ijambo ry'Imana iyo mpamvu barayibura, kuko yari umwiringirwa, ntabonekemo n'amafuti cyangwa igicumuro.
icyo rero ni Imana ishaka. Kugira ngo ubashe kubera Imana inkoramutima, urasabwa kuba utabonekamo amafuti cyangwa igicumuro. Niba ushaka kugira ngo Uwiteka kunezererwe, azabane nawe mu kaga, azakubera umutabazi aho bikomeye, urasabwa kumubera inkoramutima, utari guhagarara ku idini nsa. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu dusoma mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 8, aho dusanga handitswe ijambo ngo hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Uyu niwe nkoramutima ku Mana. Nta wundi muntu waboneka nk'inkoramutima uretse umuntu Uwiteka atabonyeho icyaha cyangwa igicumuro. Uwiteka dufashe cyane. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Uyu ni umunyamahirwe. Danieli rero yabonetse nk'umwizerwa, aho umwiringirwa, ntiyabonekaho n'amafuti. Hananiya nawe ngo Imana ishima ko ategeka Yerusalemu, kuko yari umuntu wo kwizerwa kandi arusha benshi kubaha Imana. Ntabwo yabarushaga amashuri, yabarushaga kubaha Imana. Ntabwo yabarushaga amafaranga, yabarushaga kubaha Imana. Ntabwo yabarushaga uburanga, ahubwo yabarushaga kubaha Imana. Uyu munsi wa none rero natwe turasabwa kuboneka muri abo ngabo bigaragara bubaha Imana, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Nongeye mbibutse iyerekwa ngo turamutse twubashye Uwiteka, hari imigambi myinshi mibi Uwiteka yagamburuza, kandi Imana ireba aho twe tutareba. Iyo migambi irayibona. Imana ireba aho twe tutareba. Izo nama zikorwa gwihishwa irazibona, ariko ngo ishobora kuzubika turamutse tuyubashye. Izo nama Satani akoresha, umwanzi wacu ni Satani, niwe mwese ugira imigambi mibi, nk'uko umugaragu w'Imana Petero yanditse mu rwandiko yanditse rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 8, arandika ati mube maso, mwirinde ibisindisha. Ati mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga, ashaka kuyacunshomera. Kuboneka mu nkoramutima z'Uwiteka, baba bandi batakekwaho ingeso mbi, baba bandi bafitiwe icyizere, b'inyangamugayo, inkoramutima. Uyu ni umuntu mbega ukora ibyiza adakorera ku jisho, hatavuga ati yaba narinzi ko bitaramenyekana nari gukora ntya, yaba narinzi ko bitazangiraho ingaruka. Oya, ntabwo ari uko Imana ishaka. Inkoramutima ni umuntu wamaze kumenya ati iki ni icyaha sinzagikora, iki ni cyiza nzagikora. Yesu nadufashe cyane. Inkoramutima ntabwo ihatwa n'amategeko. Ntabwo umuntu yanga gusambana kugira ngo atazarimbuka, yanga gusambana kuko azi ko ari icyaha, ashakira Imana icyubahiro. Ntabwo yanga kwiba ari kugira ngo ejo wenda batamufata. Oya, azi ko kwiba ari icyaha. Uyu muntu rero ntabwo atwagwa n'amategeko. Imana idufashe cyane. Bigaragara ngo bene nk'uyu, yaba n'imirimo myiza, yaba n'iya leta, imirimo myiza itari mibi, ayikora adahatwa, atareba ku jisho ati mbese ahari babimenye. Oya, azi ko gukora neza ari ngombwa. N'iki Imana ishaka. Abantu b'inkoramutima bahisemo gukiranuka, bavuga ati uko byagenda kose Uwiteka azatubera Imana. Twaba twariye tutariye, Imana izatubera Imana. Twaba twambaye tutambaye, Uwiteka azatubera umwami. Mbega uko twaba turi kose Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Abo nibo babaye inkoramutima ku Mana. Nabagereranya na Yobu wavuze ati naho Imana yanyica napfa nyiringira. Yobu igice cya 13, Yobu igice cya 13 umurongo wa 13 kugeza 14, aho yavuze ati nimundeke mvuge bingirira uko bishaka. Ati niki gituma nirya nk'imara ngahara amagara yanjye. Ati naho yanyica napfa nyiringira.
haleluya. Naho yanyica napfa nyiringira. Pawulo nawe kandi yamaze kwihana ab'inkoramutima, amaze kwakira agakiza ab'inkoramutima, arahamya mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 20, abwira Abafilipi ati kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, atahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye, ati iteka ryose nk'uko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Uwiteka tugenderere cyane. Inkoramutima ntabwo ari wundi uravuga ati cyakora Mana nanjye ndakugenzereza gutya nunkorera gutya, Mana nukora gutya nanjye ndakora ntya. Oya, inkoramutima. Mana nshoboza gukora gutya, nshoboza gukora ibikubahisha, hanyuma uko nzabaho kuzamenywe nawe, nshoboza gukiranuka. Amena. Uko ndi kose nshoboze gukiranuka, nkora ibyo ushaka, nawe nk'Imana ishobora byose uzangenera ibinkwiriye. Uwiteka dufashe cyane. Nuko umugaragu w'Imana ati kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, atahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Uwiteka dufashe cyane. Ndagira ngo Imana itugenderere cyane, maze tuboneke mu nkoramutima zayo. Ahari se ntiwabona ukorera ku jisho, mbega n'ibyo ukora byiza ari ugushaka ishimwe ry'abantu. Waba ufite akaga, urabe maso. Menye ko Yesu yavuze hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 44, aravuga ati ese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Ngusabe rero, niba ushaka kubera Imana inkoramutima, ibyo ukora byose ujye ubikora ushakira Imana icyubahiro, atari ugushaka kumenyekana, atari Uwiteka abwira Isirayeli wa undi yabona wari inkoramutima, arambwira ati ariko noneho nkuko twabisomye, ariko noneho Uwiteka yakuremye we Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Ati nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntabwo izagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata. Maze ura murongo wa 3 ati kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Yesaya 43 nyine murongo wa 3 ati kuko ndi Uwiteka Imana yawe, wera w'Isirayeli, umukiza wawe. Ati nagutangiriye Egiputa w'inshungu, Etiyopiya n'Iseba natanze kubwawe. Bibiliya atubwira mu Migani igice cya 11 umurongo wa 8, haratubwira ngo umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi kwe, akasubira mu kigwi cye. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Inkoramutima yararokotse, Etiyopiya n'Iseba Uwiteka arahatanga. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Uranyumva neza? Imana igufashe cyane. Hirimbanira kuboneka nk'inkoramutima mu maso y'Uwiteka. Nongere mbabwiye ngo inkoramutima nabubaha Uwiteka, kuko twabwiye ngo ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Mbere yuko ndangiza, ndaye mbabwirira iyerekwa ryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 2004, hari kuwa 5, nibwo Imana yampishuriye njya mwiyerekwa mbona mpagaze imbere y'abantu benshi barenga nk'ibihumbi 10. Ijwi ry'Imana rirampamagara rirambwira riti mbwirira abo bantu ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro, nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Imana idufashe cyane. Babwire ngo umuntu wese ugambiriye kumpesha icyubahiro, yaba yoroheje yaba akomeye, yaba yarize yaba atarize,
ari umuzungu ari umwirabura, uwo yaba ari we wese akaba agambiriye guhesha Imana icyubahiro atari ukuyitukisha. Imana nayo ngo ifite umugambi wo kumurinda. Mureke imigambi yacu ye kubyo gutukisha Imana, ibyo guhesha Imana icyubahiro. Umugambi wawe wunteze amatwi, ntukaba wo kumena amaraso atariho urubanza, ntukaba wo gufungisha mwene se umurenganije. Umugambi wawe ntukaba wo kwandagaza uwo mwashakanye, ntukaba wo kujya mu nzira mbi, mu busambanyi, mu bujura, mu bwicanyi. Umugambi wawe uba wo guhesha Imana icyubahiro. Nuramuka ugambire guhesha Imana icyubahiro, Imana izakubara mu nkoramutima zayo. Imana idufashe cyane kubw'amagambo tubwiwe. Tugiye gusenga Imana. Intego gusa nari mfite yari iyi ngo tubereke nk'inkoramutima zayo. Dufashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Mana Data twese oraho, mu izina rya Yesu ifite ubushobozi, urakoze cyane kubwira ijambo kunze kumvuga. Tanga imbaraga ku baryumvise uyu munsi wa none, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, tubereke mu nkoramutima zawe. Gira icyo ukora ku basore n'inkumi, buri wese agambirire kuguhesha icyubahiro aho kugambira gukora ibyaha. Nyamureke udufashe tuboneke nk'abizerwa, kubyo natwe watugirira icyizere. Bityo bikaba byatuma mukagubana natwe, umugambi wawe ukaba kuturinda, icyubahiro cyawe mu kutwitaho. Korera buri wese wumvise iri jambo, umushoboze kuboneka nk'inkoramutima mu maso yawe. Izina ryawe niryubahwe. Nanjye nsenze nizeye, kandi nanjye umfashe, nanjye mboneke mu nkoramutima zawe. Umugambi wo mu mutima wanjye uwo guhesha izina ryawe icyubahiro. Ngushimiye ko uzabinshoboza, n'abandi babyifuza uzabakorera utyo. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.